Duhami Kadri bivuga mu magambo arambuye duharanira amajyambere y'icyaro, Action pour le développement rural intégré, ni umuryango nyarwanda udaharanira inyungu washyizweho mu mwaka w'igihumbi 1979 ufite intego zikurikira. Duhami Kadri rero ni umuryango utegamiye kuri leta, ukaba intego yabo ya mbere ari guteza imbere abantu bari mu cyaro, guteza imbere ibikorwa bizana amajyambere mu cyaro bikageza ku baturage. Dushyigikira imishinga itandukanye y'amakoperative mu nzego zitandukanye, icyambere mu rwego rw'ubuhinzi, mu rwego rwo gufasha amakoperative n'abaturage kubona inyongeramusaruro zitandukanye, dutera inkunga ibikorwa bigendana n'uburezi, tubungabunga ibidukikije, ikindi ibyo bikorwa byose biherekezwa n'amahugurwa kugira ngo abaturage n'amakoperative bongererwe ubushobozi. Iki navuga dukora gifite akamaro cyane, dufasha abaturage bari mu cyaro kubona amazi meza. Ikindi navuga duteza imbere cyane ibintu by'imirire myiza, duhugurira abaturage bo mu cyaro indyo nziza ingiboneye. Muri ibyo bikorwa byose ntabwo Duhami Kadri yibagirwa uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Dushingiye rero kuri iyo ntego ya Duhami Kadri yo gushyigikira ibikorwa by'abatuye icyaro muri gahunda zabo zo kwivana mu bukene n'ubujiji, hano turibanda ku bikorwa by'uyu muryango bikubiye muri gahunda yawo y'imyaka 3 2009-2011. Iyi gahunda y'ibikorwa bya Duhami Kadri kandi igenwa hitawe kuri gahunda z'igihugu zo kurwanya ubukene. Ibi bikorwa bikaba byarashyigikiwe n'aba baterankunga bakurikira: Oxfam Novib, Frères des Hommes, USAID CHF International, IFDC, Global Fund, Trocaire Rwanda, Protos, ILEX, Union Européenne, CCOIB na Pagor. Mu mishinga ya Duhami Kadri yatewe inkunga na Oxfam Novib na Trocaire harimo filiyeri y'ubuhinzi butubura imbuto za soya n'ibigori bukorerwa mu karere ka Kamonyi no muri Muhanga. Duhami Kadri yabashyigikiye kuva ku nyongeramusaruro kugeza mu igurishwa ry'umusaruro wabo. Niba ikiro cy'ifumbire ya DAP ari amafaranga 600, leta idutangira 300, na yandi 300 umuhinzi akayitangira. Nkuko Bwana Uwihoreye akomeza bisobanura ngo umusaruro wabo uhabwa igiciro gihanitse kubera inyongeragaciro baba bawuhaye. Umusaruro kugira ngo tuwongerere agaciro turawuhungira, twamara kuwuhungira tukawushyira ku gipimo cy'ibiro 50, tugashyiraho ibyangombwa byose bituma umusaruro wongererwa agaciro. Bityo rero iyo mbuto yacu ikaba yemewe, tukaba twashobora no kuyigemura mu mahanga kuko ibifite icyemezo cy'ubuziranenge. Nk'ikiro cy'ibigori ku isoko kigura amafaranga atarengeje 120, ariko icyo kigo cy'igihugu navuze Rwanda Agriculture Board kitugurira ku mafaranga 400 ku kiro. Nk'ubu ngubu abo dufite beza umusaruro munini bamaze kugera kuri toni 2 ku muntu w'umuhinzi, toni 3. Murumva rero nta kindi gihingwa wahinga mu mezi 6 ngo ubonye 1,200,000. Murumva umuhinzi winjije hafi 2,000,000 ku mwaka. Umuyobozi w'impuzamakoperative Impuyabo aranashimira igikorwa cyiza cy'imashini bahawe ivungura ibigori. Aho tuboneye iriya mashini imirimo yacu ikorwa vuba, irihuta. Tuvuge nko guhungura ibigori, twagendaga dufunguza intoki zikababuka, bukeye tugira utundi twuma twa egreneze tw'intoki tugashyiramo ibigori tugahungura. Utwo twuma twa egreneze y'intoki natwo twabonye bidahagije, dufite tundi twa egreneze dufite n'agatebe umuntu yicaraho, noneho agashyiramo ikigori akavungura. Ibyo rero byatumye umurimo wacu wihuta vuba, tugakoresha igihe gitoya mu kongerera agaciro umusaruro. Nk'ubu ngubu twari dufite toni 250, izijonjoye
ni toni zigera kuri 200. Murumva rero uwo murimo wose utwo tumashini turadufasha tukabikora mu gihe gitoya. Impuyabo mwabonye ni imwe mu makoperative yahisemo ubuhinzi bw'ibigori ndetse na soya, ndetse bakagerageza kubikora mu buryo bw'umwuga mu rwego rwa Duhamika Dri. Tugerageza kubafasha kugira ngo babashe kwiteza imbere, tubagezaho amahugurwa yo kumenya uburyo bw'imihingire, uburyo bakongera umusaruro, kugira ngo babashe kumenya uburyo ubutaka bafite babasha kubyaza umusaruro, cyane cyane ko bahinga mu bishanga. Birumvikana ko ubutaka bo buhujwe buri hamwe, bashobora kwemeza bati turahinga igihingwa runaka binyuze mu byo twita ngo ni ishami cyangwa se filiere cyangwa se chaîne de valeur, binyuze mu makoperative yabo. Mu mahugurwa twagiye tubaha rero harimo no kubafasha kugira ngo babashe kwibonera inyongeramusaruro n'uburyo ndetse bagerageza kwiyegeranya kugira ngo wa musaruro wabo babashe kuwucunga neza. Ubundi buhinzi muri aka gace nabwo bukorerwa muri filiere ni ubuhinzi bw'umuceri buterwa inkunga na Oxfam Novib. Duhamika Dri yateye inkunga dufungura kontwari duha inyongeramusaruro dufite agaciro ka $2,200,000 n'ibihumbi 240 makeya. Ubwo ku gihe yagumye idukurikira muri kontwari, hari ibyo yo yitwongeramo harimo amashitingi. Nyuma yaho yanatwongeye ifumbire ihwanye na toni imwe n'ibindi biro bike ntibuka. Kontwari yacu ikaba yarazamutse, natwe tubasha kwirangurira inyongeramusaruro. Kuri hegitari imwe twezagaho toni 7, ubwo nuko kuri ari imwe ubwo ni ibiro 70. Umusaruro wacu ugiye mu masoko atandukanye, haba ku bigo by'amashuri. Izo ngendoshuri n'inkunga itanga, kandi mbere ko dutangira ishuri tubanza guhabwa amahugurwa. Ubwo twitwaje butandukanye, hari urwagiye mu Mukunguri, hari urwagiye ahitwa Imwendo mu Kabagari, hari ubwo twakoreye Icyangugu mu Bugarama, n'ubwo twakoreye muri Kodereba mu Mutara. Izo ngendoshuri ikintu twavanyemo cyiza gikomeye, twabonye neza amahugurwa baduha mu nyigisho, none tunayibona mu bikorwa uko bikorwa n'inyungu bitanga. Ari niyo mpamvu twazamuye umusaruro tukaba tugeze hagati ya toni 5 na 7 kuri hegitari. Ikigaragara haba muri soya n'ibigori, haba mu muceri, aba banyamuryango b'aya makoperative bishimiye umurimo wabo. Nk'uko babyivugira, watumye bivana mu bukene. Ubu duhingira isoko, duhinga tuvuga tuti tukabara tuti twashoye ibi tuzunguka ibi ngibi. Ariko mbere twahingaga nta soko, kandi tugahinga tutazi ibyo twashoye, mbega duhinga tutazi icyo dukora mu by'ukuri. Ubu ngubu tumaze gutera imbere, umunyamuryango abona amafaranga agakemura ibibazo. Nk'ubu ngubu mfite inka, sibyo inka ifite umukamo, kandi imbere ntayo nagiraga, ntarabasha kujya muri koperative ngo mpinga. Mbona ubushobozi bwo kubaka urugo rusobanutse cyangwa ruzima, ntarajya muri koperative ntabwo nari mfite. Ubu nshobora kwikorera umushinga kubera ko ndi muri koperative, nabonye amahugurwa mbikesha kuba ndi muri koperative. Ubundi twajyaga duhinga imbuto za gakondo, aho ugasanga umuntu arahorana ubukene. Aho bazaniye guhinga rero ibigori na soya, twego byatugiriye akamaro karekare. Iyo byeze turabigemura bakaduha amafaranga, twabugannye amabanke, turabitsa imisaruro yacu kuko ari hwica. Buri mudamu akitinyuka kuba yagura igikorwa kimugiriye akamaro. Yewe ari umudamu urera abana 7, nahoranaga ibintu by'ubukene, ariko hongereye muri koperative byaramfashije, nkarihirira abana, umwana akabasha kwiga, mbasha kubaka, mbasha kubona nanjye naba ahantu heza. Iterambere ryose nagiye mbona narikuye kuri buno buhinzi bwa kijyambere. Ntangira guhinga umuceri nabashiye kwigurira inka. Ngubu mfite na konti muri banki y'abaturage, mbitse amafaranga, mbasha no kwibakira inzu rwose, uburyo iyo nzu imeze neza nta kibazo. Mbona mituweli bitangoye, iyo nkambikesha umuceri. Twava muri aka karere kandi tutavuze gahunda yitwa GIR, Gestion Intégrée des Ressources en Eau, ijyanye no gucunga neza amasoko y'amazi. Iyi gahunda ikaba iterwa inkunga na Protos. Urumva ko dukorera mu gishanga kandi umuceri ukenera amazi cyane. Uburyo bwo kuyacunga mu gishanga kugira ngo tuyabyaze umusaruro
ibyo ni ibikorwa cyane cyane Duhamika Adri ifitemo inararibonye. Undi mushinga wa Duhamika Adri uterwa inkunga na Oxfam na VIP na Trocaire ni uwo kugeza ku bahinzi borozi icyororo cy'inka zitanga umukamo utubutse. Ayo maraso mashya mu karere ka Kamonyi bayageraho banyuze mu gutera intanga za kijyambere inka zabo z'inyarwanda. Ikiza cyo guteresha intanga inka iba ari ikimanye mbega ubwo ngubwo kivutse ku nyarwanda ikavuka wenda ari inka ishobora kugira 20-50 wasubira kuyiteza intanga ikazagera kuri 15 wakongera ku bwa gatatu ikaba yagira kuri 90 cyavuze 80. Ni imvanye ariko zijya kwegera inzunguko aho narindi mbere umaze kugera mu cyiciro cyo kuri 80 hagati ya 80 na 90. Inka nyarwanda nta musaruro yabonaga akamagara litiro 2 imwe n'igice n'ebyiri, ariko unsigaye mfite umusaruro w'inka imwe ifite litiro 5 n'esheshatu ku munsi yabariye neza igafite 12. Ni cyiza cyo gutera intanga kandi nasanze zikunda kubyara inyana 2. Ikindi cyo korora bitanga ifumbire, ukabona ifumbire ukafumbira mu iki gihe duhinga ibigori duhinga soya, ukabona ifumbire vuba vuba zitakijya ku gasozi. Kugira ngo umusaruro ukomoka kuri izo nka urusheho kuba mwinshi, binjije ubwatsi bw'ibinyamisogwe bukungahaye kuri proteine mu byo bagaburira inka zabo. Biriya biti bya kariyandara ubitera ku mungoti ukabiterana n'imyaka ukabyahirana n'urubingo, iyo bivanze bikarya imvanye si kimwe no kubariye ibibingo byonyine, iba yari ibiryo birimo imvanye igihe utabashije kubona biriya biryo bituruka mu nganda bigatanga mukamo gatuma n'inka ifite amagufa akomeye niko nge nabibonye. Mu karere ka Rulindo ho Duhamika Adri igeza inka z'icyororo ku baturage ibaha imfizi za kijyambere. Amahugurwa ibaha mbere yo kuzibagezaho harimo n'ingendo shuri akaba abagirira akamaro cyane. Avuye mu mahugurwa yaraje twari dufite inka z'inyarwanda turazica twinjira mu nka z'inzungu dufite umukamo mwiza pakamaga nka 5 ku nyarwanda, ariko ingiye kanywa 15 mu munsi. Ubu nta kibazo, ifumbire turakoresha turahinga tukorora. Ibindi bikorwa Oxfam na VIP na Trocaire batera inkunga ni gahunda ya Duhamika Adri yo kugeza amazi meza ku baturage mu murenge wa Murinda mu karere ka Nyabihu. Ubu twanywaga amazi y'ikinamba, ariko ubu ngubu tunywa amazi meza. Abana bakunda guhura n'ikibazo cy'inzoka kubera amazi mabi, ariko ubu nta kibazo. Amazi murabizi ko ari isoko y'ubuzima. Duhamika Adri muri gahunda yayo yo guteza imbere amajyambere y'icyaro twashyizemo kwegereza abantu amazi meza, dutunganya amasoko cyangwa se tukagerageza kwegereza abantu amazi tuyavanye kure, ibyo bita adduction. Mu rwego rwo kugira ngo ayo mazi bazayahorane, abaturage bahawe amazi bafashe ingamba zo kuyafata neza. Kubera amazi yacu twari tuyishimiye, dushiraho na gahunda yo kujya dukoteza amafaranga nka komite ndetse n'abaturage bawuvomaho, kugira ngo uramutse wangiritse turebe ukuntu twawukoresha. Uyu mugezi wacu dufite gahunda zo kuwufata neza kubera yuko twawubonye tubabaye. Abavoma ku mazi bitoramo muri bo abantu 5 ari bo bagize iriya komite cunga isoko, igacunga iyo soko neza, none kareba isuku ku isoko, ikaba yanasanikwa ibyakwangirika ndetse inacunga isuku ku muvumo. Hano muri Nyabihu kandi uwo muterankunga yanashyigikiye ubuhinzi bw'ingano binyuze nyine kuri Duhamika Adri. Dukoresha inyongeramusaruro y'ubwoko butandukanye, hari imborera, hari n'ifumbire mvaruganda, dapu na iri kimwe na NPK. Twabanje mbere na mbere guterwa inkunga na Duhamika Adri batworganiza uburyo twakoresha amafumbire no kwikangura abanyamuryango bacu. Mu rwego badukoreye amaterasi
aya materasi mubona ahangaha tuhagaze ni Duhame Kadiri yayakoze. Wari umusozi mubi cyane w'igishurushuru utabasha kugira icyo weramo, ariko kuri iyo gahunda babanje no kuduha amatungo magufi kugira haboneke imborera ihagije, ku buryo nta kiguzi twatangiye icyo gihe. Buhoro buhoro bagenda baducutsa ku buryo natwe twatangiye kuja tuyihereza abaturage. Ahantu twabonaga nk'umusaruro nk'ibiro nk'imifuka byibuze nk'itanu, ariko aho twamaze guhugurirwa kugira ngo dukoreshe inyongeramusaruro zitandukanye, umusaruro wavuye kuri ibyo biro 500 ushika ku biro 3,000 kuri hegitari imwe. Duhame Kadiri kandi igenda ituganisha hirya no hino mu ngendo zitandukanye, nk'ingendo shuri twagiye Rurindo, tuje hehe mu byerekeye amaterasi mu buhinzi bw'ingano. Icyo gihe rero tuhakura ubumenyi, ari nayo mpamvu umusaruro wacu uva kuri ibyo biro 500 ukazamuka. Baduhaye imashini isya, nabyo ni ukumva n'indi ntera ikomeye. Ikindi gikorwa gishyigikiwe n'uyu muterankunga ni ubuhinzi bw'imbuto ziribwa mu karere ka Rulindo. Nahisemo ubuhinzi bw'imbuto ziribwa arizo inkeri. Nabonye ari bwo buhinzi bumpa umusaruro ushimishije. Izo nkeri nazihawe na Duhame Kadiri, mbasha guhinga. Yazimpaye ari are 5, ariko ubu mbashije kugera hafi hegitari yose mbikesha Duhame Kadiri. Nkorana na koperative, nkorana n'abantu 18, yaba amatike yaba ibintu byose tubihabwa na Duhame Kadiri. Izo mbuto tukaziha abaturage. Ubuhinzi bw'izi mbuto bumaze guhindura ubuzima bw'uyu muturage ku buryo bugaragara. Mbasha kurihirira abana banjye Minerval, ubu ndafite abana muri segonderi, mbasha kubarihirira nta kibazo mfite. Izo mbuto kandi Mukamazimpaka ubuhinzi bwazo ntiyabwihereranye. Bumaze gusakara mu murenge aho atuye kuko abusangiza abaturanyi be, abato n'abakuze. Twahaye izo mbuto abanyeshuri bagera kuri 580, ku buryo buri munyeshuri waho yabashije kubona ibiti 2 birigerefe tubikesha Duhame Kadiri. No muri uwo murenge wa Kinzuzi abaturage hafi ya bose bahawe ibyo biti. Ibyo byose tubikesha inkunga ya Duhame Kadiri. Mu mishinga ya Duhame Kadiri iterwa inkunga na EFDC, hano turibanda ku gikorwa cyo gutera amashyamba mu rwego rwo kurwanya ubutayu no kugira ngo abaturage babone ibikomoka ku giti, icyo giti ari icyabo bwite. Iki gikorwa cyo gutera amashyamba tugisanga mu turere twa Rulindo na Nyaruguru. Icyo gikorwa cyo gutera ibiti kibanzirizwa no gutegurwa kwa pepiniere zizatanga ingemwe ziterwa zirimo ibiti by'amoko anyuranye afite n'akamaro gatandukanye. Muri pepiniere harimo amoko y'ibyiciro 2, harimo amoko y'ibiti by'amashyamba. Igice cya kabiri ni amoko y'ibiti tuvanga mu mirimo ihingwa, tuvanga n'imyaka. Dufata amoko dukurikije amashyamba ibiti bibasha gukura hano kandi bizatangwa umusaruro uhagije, cyane cyane mu byerekeye ibiti bizabyara inkwi zo gucana cyangwa se amakara. Tugahitamo ibiti tuvanga n'imyaka dukurikije ibyo abaturage bakeneye, cyane cyane bakeneye ibiti bizabyara imishingiriro, ibiti bizavamo ibiti bibaza imbaho, kandi bikazabona ibiti bishobora kwihuta kandi ntibibangirize umurimo. Aka kazi ko gutegura pepiniere zitanga ingemwe ziterwa kuri iyi misozi kagera kuri benshi mu batuye muri utu duce gakorerwamo kandi kakabagirira akamaro. Ubu dukuramo agafaranga tugatangira abana abanyeshuri, kandi none mbasha no kwizigamira kuri sako ku murenge. Kandi ikindi cya kabiri abandi no mu kimine nkatangamo 1,500 n'abana mu rugo bakambara, kandi tukabashwa no kubona amafaranga dutangira mituweli. Naguzemo n'ibitunguru nk'ifumbire. Ikintu bimariye kugeza ubu
nabashije gutangira mituweli abana. Mfite umwana umwe namutangiye mituweli, ubu maje gutanga 11,000. hari undi mwana w'imfubyi ndera nari narayabuze, kandi noneho nabashije no gusasa neza ndwanya nyakatsi. Naguze matera y'15,000. mfite n'inka, byose nabikuye muri pepiniyeri. Iyo naje gukora muri pepiniyeri naguze inka, ngura n'ingurube, mfite na matora. Umukozi ukora muri pepiniyeri ahembwa amafaranga 800 ku munsi, agahembwa buri gihe hagati y'itariki 20 na 25 za buri kwezi. Abantu bakora pepiniyeri ni benshi ku buryo muri iki gihe turimo gutegura pepiniyeri usanga bagira ku bakozi nka 50 bakazamuka bakagira ku 150. Iyo ugeze rero koko muri utwo duce twatewemo aya mashyamba, usanga yarahinduye isura na kamere by'aho hantu. Urebye hari nk'ubutayu kubera ko nta biti byari bihari, ntabwo hari hameze neza. Dynamique twarafatanyaga muri byose, yabanje kutwigisha, twabahaye amasambu duterera, badushakiye imbuto, ubundi bategura aho batera amashyamba, baraza baraduterera. Iri shyamba rimfitiye akamaro kanini, nimara gukoreza mu mafaranga, bizampa ubuzima kuko urabona ko hatuye abantu, ushobora no kwita kuri banki n'ubu rigeze ahangaha gakora indi mishinga. Mu by'ukuri ariya mashyamba aterwa ku nkunga ya Dynamique ni amashyamba afite akamaro kubera ko n'ingemwe zayo ni ingemwe urebye mu by'ukuri ziba zatoranyijwe ku buryo aho atewe usanga agaragara akura neza. Hanyuma tukaba dufite icyizere yuko mu rwego rwo kurengera ibidukikije hari icyo bizongerera umurenge, ndetse harimo biriya byo kurwanya isuri, biriya byo gutuma imvura yagwa ari nyinshi, cyane cyane ko inaha hari igihe imvura itaba nyinshi cyane. Muri iki gikorwa cyo gutunganya pepiniyeri zifite uruhare runini mu iterwa ry'ibi biti, Dynamique Agri iboneraho gukangurira abazikoramo kwizigamira no kuyoboka amabanki. Ubu bayitabiriye ku buryo bushimishije. Ubu turi muri sako yitwa Shira Ubukene yo ku murenge wa Ngoma. Ubwo y'amafaranga yanjye bagiye kuyampemba niho abasha guca, ubundi naranizigamiye igihe kiri imbere hari ibindi nzakora cyangwa umushinga. Umuturage ukora mu mapepiniyeri ya Dynamique Agri wese afite konte muri iyo sako, niyo tubahembera buri kwezi. Iyo tumaze kubahemba rero aba afite uburyo ajya gukuramo amafaranga yakacunga neza, ayakuraho agiye kugura ikintu kigaragara. Ibyo byose bigatuma atayapfusha ubusa, kandi n'umushinga wazarangira yakonta azakomeza gukoresha, abe yabona inguzanyo, abe yabona n'ibindi byose ashobora gukora kuri konte ye kugira kwiteza imbere iwe mu rugo rwe, nabi akabateza imbere. Imishinga ya Dynamique Agri iterwa inkunga na USAID CHF International twibandaho niyo mu turere twa Rulindo na Ruhango muri gahunda ya USAID Hikuweho. Hano muri Rulindo, Dynamique Agri ihafite umushinga wo gufasha abaturage kwihaza mu biribwa no guhashya imirire mibi. Ibatoza rero ubuhinzi bw'imboga bwa kijyambere muri gahunda yiswe umurima shuri, aho bamwe bigishirizwa tekinike nshya zo guhinga imboga nyinshi ku butaka buto bijyanye n'ikendera ry'amasambu tubona mu Rwanda. Dynamique Agri yatugiriye akamaro kuko batwigishije uburyo bwo guhinga dukoresheje ifumbire yacu y'imborera, batwigisha uburyo bwo guhinga ubuhinzi ndumburabutaka, tugakoresha ifumbire kamere, baduha amahugurwa, baduhugura uburyo bwo guhinga. Bwa mbere twabanje gukora ifumbire y'ikirundo, noneho turangije batwigisha uko dukora ubuhinzi bucukuye, uburyo itaka ryiza akaba aryo tuza guteramo. Twakoze akarima kitse ka santimetero 60, twongera dukora akandi karima bita ngo nizayi, ducukura santimetero 45, dushyiramo ibyatsi rumye, dukurikizaho ibibisi, dukurikizaho ifumbire y'imborera ivanze n'itaka ryiza, tukaba dushobora kuhatera nk'imbuto 9 muri ako kantu.
dukora akarima ka etaje k'amabaraza 3 nako twafashe ifumbire ko twagiye dufata ifumbire tuvanga n'itaka ariko hasi twabanje gushyiramo ibyatsi hejuru dukurikizaho itaka ryiza rivanzemo n'ifumbire nubwo mwasanze nta mbuto ziri ariko twasariyeho beterave dusaruramo karoti twasaruyemo na chou-fleur byangiriye akamaro kuko nk'ubu ngubu mu gihe cy'izuba muki twagiraga ikibazo cyo kubura imboga zo kurya ariko ubu kuva twarakoresheje ubwo buhinzi ntabwo twigeze tubura imboga na n'uyu munsi buri muntu ushobora kugera mu rugo rwe abantu bakoresha aya matekinike twabigishije mu mirire bifite ikintu byatwongereyeho abantu bamenye kunywa ji ya beterave tubibigishije kuyikora abantu bakamenya no kuyiteka mu biryo mu by'ukuri bifite icyo byatugiriyeho akamaro cyane kuko mu mirire urumva ntabwo dushobora kurwara bwaki cyangwa tuyirwaze. Aka karima ni gatoya ugereranyije n'amasambu dufite dutuye ku midugudu benshi kukavomerera ntabwo bitugora nubwo turi mu mpinga imboga zigahoraho tugahorana imboga bityo rero bigatuma twihaza mu biribwa n'abana bacu n'indwara z'imirire mibi zikaba nkeya kandi noneho n'abaturanyi ntawe uza gusoroma imboga ngo azibure araza akazisoromaho akazitwara nawe akajya guteka iwe. Ubu buhinzi bw'imboga bwa kijyambere bwanagejejwe no ku banyeshuri b'abakene bo muri ako gace mu rwego rwo kubakundisha umurimo no kugira ngo ubwo bumenyi busakare iwabo aho batuye mu cyaro bibanyuzeho. Ubu twiga guhinga kijyambere rwose nta kibazo. Duhaye imbuto ngo tujye guhinga iwacu turagenda turahinga ubu ngubu rwose twarahinze tujya indyo yuzuye. Icyo gitekerezo ni cyiza kuko mbona urubyiruko rwacu aribo bana bacu bamaze gukunda umurimo. Araza tugahinga duhinga kuwa gatandatu tugahinga amasaha 2 gusa kubera ko imbaraga z'abana ni nkeya ariko tukiga noneho uburyo bwo kongera umusaruro duhinga uburyo turumbura ya mirima mike dufite ariko noneho biga uburyo bwo gutubura umusaruro. Abana nabashije gusura nasanze mu rugo iwabo bakora iwabo mu rugo bahakora n'ubundi iyo batashye ariko baragerageje hari amatekinika amwe namwe bamaze kugenda bamenya gukora. Iyo uganiye n'abana bakubwira ko akenshi nka karoti baziryaga baziguze mu isoko baba baguze nk'agafungo kamwe cyangwa 2 bakababuza kwihekenyera ariko bo ubwabo baravuga ati njyewe ninjye wazihingiye akabasha kurya uko azishatse. Nka beterave ni igihingwa cyari kije ari gishyashya ubu rero bamaze kumenya kuzirya n'ababyeyi babo ndetse n'abaturanyi ndetse bazi no gukoramo ji. Icyambere babatoje guhinga bya kijyambere ariko bagahinga bakoresheje amafumbire bikoreye ndetse n'ubutaka bwari busanzwe buhinga bakabuhinga ku buryo bunyuranye n'uko bari basanzwe buhinga bakagira umusaruro. Baratwegera nk'umurenge rero batubwira ko bafite ibintu byabateza imbere bashobora kuba bakwigezaho tubatiza ahantu ho gukorera muri urwego mwabonye jaride twabatije hariya ku kagari ka Mumba ndetse n'indi jaride twabatije ku murenge kugira ngo babashe kwiteza imbere kuko abaturage barazaga bakaza kubireba bakaza kureba ahantu twakwiye iyo karoti tugasanga mu murima yacu twakwiye ayo macu tugasanga mu murima wacu none bakumva bafite inyota yuko nabibo babyiga kugira ngo nabo bibashe kubateza imbere. Duhamike Kadri kandi abo banyeshuri ntibatoza guhinga imboga gusa inabashyigikira mu myigire yabo ibatera inkunga mu mafaranga y'ishuri n'ibikoresho. Ibi tubibona mu turere twa Rulindo na Ruhango. Duhamike yaduteye inkunga yadukuye no mu bwigunge kuko twari twigunze ngo twabaye imfubyi ngo nta kuntu tuzabaho ariko Duhamike Kadri yatubaye hafi itugera mu kigo cy'ababyeyi noneho ikajya ibasha kuduha amakayi tujye kwiga ikaduha n'imyenda yo kwambara. Ikintu Duhamike yankoreye yabashije kuzajya intangira amafaranga y'ishuri yabashije kuzajya intangira ibikoresho by'ishuri gatuma niga neza nkurikira amasomo. Kubona abana benshi bamaze kuva mu mashuri kubera kubura ibikoresho cyane kubiga segonderi bo nta nubwo bari bakiva mu rugo bari baratsindaga umubyeyi akifuza ko batagira aho bajya batatsinda ahubwo
kubera ikibazo cy'amafaranga y'ishuri, ariko ubu ngubu ndahamya kuko rwose ababyeyi baduhukiwe kuri minervari ku bikoresho by'ishuri, rwose biga neza kandi babona ibikoresho bihagije, na mituweli baratangirwa nta kibazo bafite. Muri Ruhango ho kugira ngo abo bana babashe kwiga neza, Duhamike Adrien yashyigikiye umushinga wo kubagezaho ifunguro rya saa sita, bityo bakiga neza batekanye bakanarushaho gutsinda mu ishuri. Batarajya badutangira amafaranga yo kurya saa sita ku ishuri, twarasohokaga saa sita umuntu akagenda akicara inzara imwishe, noneho yabasha gusubira mu ishuri ntabashe gukurikirana amasomo neza. Tutaratangira kujya mu kigo nyine inzara yatwicaga, tukirirwa twihagara nyine abafite amafaranga nyine bakayajya, twebwe nta twabaga dufite kuko twari abana b'abakene turi n'imfubyi, tukiyicarira nyine nyuma ya saa sita bikagorana, ukaba wagiye nka prof yinjira mu ishuri ugatangira ugasinzira utekereza na byinshi no kuri bya bikoresho by'ishuri utari ufite, ubwo nyine bikaba ikibazo. Ubu amasomo ndakurikirana nta kibazo mbese ngifite, ndiga neza ntabwo nyiga nk'uko nigaga mbere. Mu gihembwe cya mbere naje kuba 17, mu gihembwe cya kabiri batangiye kudufasha, dutangiye no kujya hano mu kigo n'ibikoresho byose barabiduhaye, ubu nawe wa 5. N'abanyeshuri babashije kwitabira iyo gahunda babashije gutsinda mu ishuri, bigaragara ku ndangamanota zabo. Ikindi kandi byagabanyije uburara bw'abana basohoka ikigo bajya gushakisha ibyabatunga hanze. Umushinga wo kugaburira abanyeshuri watangiye tumaze kubona ibibazo birimo abanyeshuri bakunda gutoroka ikigo ku manywa bajya gushaka ibyo barya hanze, harimo no kuba hari abana bamwe na bamwe birirwa ubusa. Duhitamo ko twajya tugaburira aba banyeshuri mu buryo buciriritse. Turi abantu 10, dutangiza amafaranga 2,300 by'inshingamuryango, dutangira duhahira abanyeshuri ibintu biciriritse, tubagaburira ubugari, akawunga, umuceri ndetse n'imyumbati. Duhamike yaduhaye amahugurwa ku byerekeranye n'uko dukora imishinga. Uyu mushinga watangiye ari uko bamaze kuduha amahugurwa yo gukora imishinga ishobora guteza ikigo imbere. Kiriya gikorwa twabonye cyo kugaburira abanyeshuri mu buryo bw'umwihariko kigamije kongera ireme ry'uburezi, kugira ngo abana aho kugira ngo bafate igihe mu masaha ya pause basiragira, ahubwo babashe kurya aho ngaho, abarezi aho kugira ngo basiragire mu gihe cya saa sita bashaka amafunguro hirya no hino, baruha mu mayira aza kwiga ananiwe, agafungurira aho ngaho, bigatuma afata igihe cyo gufungura n'icyo kuruhuka no gukomeza amasomo ya nyuma ya saa sita nta munaniro afite, atuje. Uko gusangira bituma barushaho kugira ubusabane hagati yabo. Aya mashuri kandi abarimu bayo bahawe amahugurwa ku buryo bugezweho bwo kwigisha butuma umwana arushaho gukunda ibyo yigishwa, ibyo bita guhindura ishuri inshuti y'umwana. Inkunga ikigo cyacu giterwa na Duhamike Adrien ifitiye akamaro ishuri, cyane cyane kubera yuko bashoboye kuduhugurira abarezi b'amashuri abanza, ibyo bita guhindura ishuri inshuti y'umwana. Kuri ubu tukaba tumaze kuzamura ibikorwa byacu, guhindura ishuri inshuti y'umwana, aho bisabwa ko hatangwa uburezi bufite ireme kandi kuri bose, abakobwa abahungu bose bakagana ishuri nta vangura ku bakuze, kandi naho umwana yivumburira umwarimu nawe agahera ku byo abana bivumburiye, noneho akabona gutanga ubwo burezi muri rusange. Nkatwe nka Duhamike Adrien muri iriya porogaramu yacu ya USAID Higubeho, muri kiriya cyiciro kigamije guteza imbere uburezi, twabigishije kwicara gutekereza, bakavuga ese ikigo cyacu ko tushinzwe iterambere ry'ikigo cyacu koko turakora izo nshingano, hari icyo dufite dukora kigaragaza ko tuganisha muri icyo cyerekezo cy'iterambere, tubigiramo uruhare nk'ababyeyi. Ikintu cya mbere twakoze ni ukubafasha gukora iryo sesengura, barangiza bakanasurana hagati yabo, bakareba abana bakora ibi, bana bakora ibi, bariya ntacyo bakora. Kubera iki? Kuki bariya babasha gukora abandi ntibakora? Bituma rero hazamo ikintu cy'ishyaka, hituma hazamo ikintu cyo kwigiranaho,
bigatuma abantu barushaho gutekereza no kugira ishyaka ryo gukora competition kwa. Duhamikadiri turayishima kubera ko gahunda z'uburezi bazishyize imbere, ko ubona ko ari izabo nkatwe nk'ubuyobozi, kubera ko badufasha kurera abana bacu, biradushimisha cyane cyane ko n'ibiro byabo babashije kubishyira mu murenge iwacu. Tubona ko ari igikorwa gikomeye bakoze, kigaragaza ko batuba hafi. Kuba badufasha byonyine muri gahunda yo guhugura mu rurimi rw'icyongereza abarezi bacu biradufasha cyane, kubera ko gahunda iriho nuko nibura abana bacu biga mu cyongereza kandi bakabasha kumenya kukivuga ndetse no kucyandika. Tubona ari igikorwa kinini badukoreye, kuko twizera ko abana bacu bizabagirira akamaro mu myigire yabo. Ikindi gikorwa cyabayeho muri gahunda ya Higa Ubeho ni Camp de Vacances, ni ukuvuga amahuriro y'abanyeshuri mu biruhuko hagamijwe kubatoza kuzavamo abaturage beza. Camp de Vacances ni kimwe mu bikorwa gikorerwa abo bana mu kiruhuko kinini, ariko kigakorerwa abana biga mu mashuri yisumbuye. Ni nk'amahugurwa, bagira insanganyamatsiko zitandukanye baganiraho, cyane cyane zigendanye n'abana nyine, bituma bibubakamo ikindi cyizere gituma bafata imihigo, bakora imihigo, binjira mu aho ngaho muri Camp de Vacances ikunda kumara nk'iminsi 3. Ibyo baganiriye byose bigatuma bafata imihigo yo kwiga neza, imihigo yo kwifata neza, imihigo yo kuba inyenyeri, kumurika akaba umwana exemplaire, ugira isuku, uriye panuye mu bandi bana, uzi kubana neza n'abandi bana, wiga gatsinda. Kavuga ati mu mwaka ukurikiye buri wese abafite ikaye yandikamo, niyemeje gukora ibi, niyemeje gukora ibi, niyemeje gukora ibi, kugira ngo niyubakemo icyizere ejo hanjye hazabe heza, kigamijwe n'uko ejo habo hazaba heza. FDH itera inkunga imishinga y'ububaji ishyigikiwe na Duhamikadiri mu turere twa Nyaruguru na Rulindo. Duhamikadiri yadusanze muri iki cyaro cyacu cya Nyakizu, igerageza kudufasha kugira ngo tuvugurure imikorere, haba mu kongererwa ubushobozi mu byo dukora, haba mu mahugurwa ajyanye n'inozamikorere no mu ngendo shuri, kugira ngo umwuga wacu urusheho gutera imbere. Mbere yo kongererwa ubushobozi twakoraga ibintu bikeya, kubera ko twakoreshaga intoki cyane ibikorwa mubona by'amamebure. Noneho tuboneye mu mashine, akazi kariyongereye kandi n'umusaruro uriyongera. Mbere tukibajisha intoki dukoresha gakondo, umukozi umwe ashobora gukora urugi aruriya mwabonye hariya mu gihe cy'iminsi igera ku 10. None ubu ngubu hifashishwa mashine, umukozi umwe ashobora kuba yarukora iminsi 3. Birumvikana ko muri ya minsi 10 abagize inzugi 3 amaze kubona. Iyi nkunga aya mabarizo akesha Duhamikadiri yatumye barushaho kunoza imikorere yabo, birushaho kugirira akamaro abayagana, tutibagiwe n'abayakoramo nk'abanyamuryango. Tugerageza guha serivisi abaje batugana zo kubajisha. Ayo mafaranga niyo adufasha tukazongera tugasimbuza ibyuma bya mashine, ndetse tugahembamo n'abakozi. Imbaho nazo turazigurisha, ariko uko tuzigurishije tukagerageza yandi tubonye kujya gushakamo izindi mbaho, ku buryo usanga stock yacu igihe cyose ihoramo, ntitujye tubura imbaho n'umunsi n'umwe. Ayinjijwe na mashine agerageza gukora imirimo imwe n'imwe hano, amasuku, guhemba abakozi, ndetse n'ibindi byaba bitunguranye, gusura abanyamuryango mu bibazo bahuye nabyo, cyangwa se no kubaha inguzanyo igihe bahuye n'ikibazo runaka, cyangwa se nk'ufite umwana ubona ko nk'igihe cyo amashuri y'iki gihe arahenda, tukabaha inguzanyo bakajya bagenda bishyura buhoro buhoro. Mu by'ukuri inaha wasangaga ibiti urebye bipfa ubusa, ugasanga birajya ahandi, ariko rero urumva biranagendana. No kuvuga ngo niba amashyamba anatewe hakabaho n'amabarizo, no kuvuga ngo ya mashyamba azasarurwa, hanyuma imbaho zivuyemo zibashe gukoreshwa zitagiye n'ahandi, zigakorera inaha. Ibikoresho by'inaha mu by'ukuri bibazwa, ibikoresho bizwi mu rwego rw'igihugu, ku buryo ni Kigali hari n'isoko ry'ibyo bikoresho bikorerwa inaha. Ubu barigenga, bafite amamashini abaza, bafite amabarizo, bafite stock nyinshi z'imbaho,
bafite ubushobozi, barigishijwe, bazi gukora kontabilite y'amateriyo yabo, bazi gukora icungamutungo. Turimo kubacutsa ku buryo ababaji tuvuga ko bigenga, bashobora gucunga umushinga w'ububaji, bagacunga amateriyo yabo Duhame Kadiri batayikeneye. indi nkunga isa n'iyo iterwa abacuzi nabo bakorera muri aka gace k'igihugu. Ducura ibintu byinshi, ariko iby'ingenzi cyane ni ibikoresho bijyanye n'ubuhinzi, ibikoresho bijyanye n'ububaji, hanyuma tugacura n'ibikoresho bijyanye n'ababyinnyi, intore n'abandi bantu babyina, birimo amayugi, imigara, amacumu n'ingabo n'ibindi. Dufite n'ibindi bikoresho dukora rero bijyanye n'ibijyanye n'imitako, ni amacumu y'imitako dukora, hanyuma abadamu dufite bakayatakaho amasaro. Ibikoresho dukoresha ibyuma biba byarashaje, cyane cyane dukura mu magaraje, amamodoka yashaje, kimwe n'ibindi byuma byaba byaragiye bikora ibindi bintu byagiye bisaza, turabigura bishaje tukabikuramo ibikoresho bishyashya, ari byo bya bindi byose nagiye mvuga haruguru. Duhame Kadiri ibyo yadufashije harimo cyane cyane amahugurwa mu bijyanye n'icungamutungo, hanyuma n'amahugurwa mu byo dukora kubinoza neza, hanyuma na bimwe mu bikoresho dukoreraho birimo ibikoresho biramba nk'amabuye ducuriraho, hanyuma ikadufasha gushakisha amasoko. Ibikoresho by'ubuhinzi inshuro nyinshi tubigurisha mu karere dutuyemo kuko abahinzi barabikoresha cyane, hanyuma ibikoresho by'ububaji nabyo tubigurisha mu karere dutuyemo, bikagurwa n'ababaji duturanye, ariko twagura n'amasoko ahandi hantu mu zindi ntara, cyane cyane nko mu mujyi wa Kigali, kuko ibyo navuze za bedani na sizo tuzikora mu buryo bwa original tukazishora mu makenkayori yaho. Hanyuma ibikoresho by'intore cyane cyane by'ababyinnyi, bimwe bigurwa n'abantu duturanye mu karere dutuyemo, ariko nabyo kenshi cyane amasoko usanga tuyafite cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Hanyuma n'ibyo bikoresho by'imitako, ibyo tubigurisha nabyo mu mujyi wa Kigali, kubera ko inshuro nyinshi bigurwa na ba mukerarugendo bahagenda babijyana hanze. Muri aka karere kandi Duhame Kadiri yahuguye abaturage mu by'amategeko kugira ngo basobanukirwe uburenganzira bwabo n'inshingano zabo nk'abaturage. Bigishijwe ahanini ibijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'ibitsina byombi, itegeko ry'ubutaka n'iry'izungura, ndetse no kugira ijambo ku buzima bwabo bwa buri munsi. Amaze kumenya ko umuntu n'inzirakarengane, ariko akaba inzirakarengane nawe akirinda guhohotera bagenzi be. Nkimara kubimenya gutyo, aho ntuye umuturanyi wanjye ndamwubaha, nkamwubahiriza, nanjye nkaba namusaba ko nanjye atankoma ko ngo ngirire nabi cyangwa ngirire nabi umuturanyi wundi cyangwa se undi mugenzi wanjye. Ikindi nanone ni ibyerekeye iby'amazungura. Kera abana b'abakobwa barahohoterwaga, ntagire ijambo iwabo, ntagire ijambo kwa se, ariko ubu ngubu umwana w'umukobwa n'uw'umuhungu rwose ni bamwe, ishingiye ku mubare wa 478 werekana ko umuhungu n'umukobwa ari bamwe. Nanone mu buyobozi nta muyobozi ugomba kumuhohotera ngo ndekira aho ngaho nsanze ndenganije, nakomeza akajya mu zindi nzego bakanyakira. Nk'umugore nishimiye cyane ku birebana n'izungura, nta kintu nari mbiziho pe. Abagore twari twararenganye, abagore bahise bamenya uburenganzira bwabo ku birebana n'izungura, ku buryo hari benshi bamaze ndetse no gusubizwa. Bagiye basobanukirwa ko nibura ari ingarigari zasigaye n'umugore azigiraho uruhare, bakagabana bakeza hasi. Ariko ubundi mbere umugore bamugeneraga agaseke akajyana ko, cyangwa se ntibanakamure. Ku birebana rero nanone n'ihohoterwa, ntabwo twabivugaga, twaratinyaga, ariko aho baduhuguriye twaratinyutse, uburyo hari abagore benshi nanjye nafashije mvuye muri aya mahugurwa, kandi bigirira akamaro imiryango. Ubu uyu munsi abaturage bacu
abaturage bacu bakeneye kwigishwa ndetse tukabigisha n'ibintu byerekeranye n'uburenganzira bwabo. Mu by'ukuri nta bantu benshi usanga binjira muri icyo gikorwa. Duhamike yaradufashije mu by'ukuri. Icyo byamaze ni iki? Ndibuka abahurwa bwa mbere hari ahantu hari ubwumvikane buke mu ngo, ibyo birajyana n'amategeko. Turagenda turahugura utugari twose uko ari 4. Icyo gihe byanatangiye hari abantu babiri bari bamaze kwiyahura, ariko kuva kuri iyo periode, kandi n'ubwumvikane buke bwari mu ngo, kuva kuri iyo periode kugera uyu munsi nta kibazo turongera kubona. Ikindi ni uko wasangaga abagore babohoterwa mu ngo. Icyo gihe abagore bigishijwe uburenganzira bwabo, byaragabanyutse rwose, ku buryo inyigisho zindi tugenda ni nko kwitemberera, kuko hari ibintu byinshi bakuyemo ku byerekeye ubuvugizi. Ukuntu abaturage twagendaga bakabaza ibibazo, wabonaga batitabira kubaza ibibazo cyane. Abaturage iyo tugiye hariya tubegereye babaza ibibazo nta kwishisha. Ndetse hari n'akagari kamwe kantangaje, akagari kankakwa, nagiyeyo nsanga batoranyije abantu bari bubavugire. Ku bijyanye no kurwanya icyorezo cya sida, uriya mushinga wa Higubeho ahanini wibanda ku bantu babana na virusi itera sida. Sida kubera ko ari ikibazo cyugarije abaturage b'Abanyarwanda, tugerageza gufasha imiryango yugarijwe n'icyo kibazo, dufasha abana biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye n'imiryango yabo, kubera ko baba bafite ibibazo by'imirire, tukabatoza guhinga bya kijyambere mu turima tw'igikoni kugira ngo babone imboga zihagije, bityo bituma indyo yabo iba ifitemo intungamubiri zihagije, hanyuma bagashobora kubona abasirikari benshi, bityo ubuzima bugakomeza. Tubatoza kugira udushinga duciriritse duto kugira ngo babone inyungu, bityo n'igihe babonye udufaranga dukeya badushyira ku ruhande kugira ngo bashobore kwizigamira, bityo n'ibyo batabonye mu mboga bazashobore kubyigurira ku masoko. Abana bafite icyo kibazo cya VIH sida kandi b'abakene, tubishyura minerivare, tukabaha ndetse n'ibikoresho byo ku ishuri. Duhamike Adrien kandi yita cyane ku bakozi bayo babana n'ubwandu bwa virusi itera sida. Yitwararika ubuzima bwabo ku buryo bw'umwihariko. Hari ibiganiro mbwirwaruhame bikunda kuba, ariko hari na gahunda yo kubafasha ku giti cyabo bikorera udushinga tubyara inyungu kugira ngo tubunganire. Kubera ko Duhamike Adrien ikora imvange sosoma, hano mu kigo abagaragaye ko bafite icyo kibazo cyangwa se banabivuze bahabwa inyongera, bahabwa igikoma cya sosoma kugira ngo batavaho bahabwa akato n'abatarasobanukirwa ko kubana na virusi itera sida ari ibisanzwe. Hagenwe umuntu w'umunyebanga bagezaho utubazo tubabangamiye akatubakemurira nta wundi urabutswe. Uyu nawe n'usanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa Duhamike Adrien. Umunyamabanga nshingwabikorwa abagira inama, bakagenda bungurana ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo umukozi arusheho gutera imbere. Twahisemo umunyamabanga nshingwabikorwa wa Duhamike Adrien, Bwana Benenezi Innocent, kubera ko twasanze ari umuntu w'inyangamugayo ushobora gukurikirana izo gahunda, kandi n'umukozi wahuye n'icyo kibazo nta pfunwe yagira yo kugira ngo amubwire gahunda uko zimeze n'ibibazo bindi akomeza guhura nabyo, cyangwa se akaba yizeye ko amuha ibisubizo ku bibazo byose yamugezaho. Ngewe abakozi bantoye kugira ngo bajye bangezaho icyo kibazo, ugifite ajya akingezaho. Noneho nk'umuyobozi wa Duhamike Adrien njye menya uburyo abakozi mbafasha, njye menya uburyo ngomba kuborohereza. Niba yatse konji menye ko we ngomba kumworohereza kurusha abandi. Niba mbwiye tugiye kwa muganga sinjijinganye kumuha uruhushya kuko nzi ibibazo afite, tukaba tubiziranyeho, nkamworohereza kujya kwa muganga, nkamwohereza amakonji, ndetse no mu kazi nkamworohereza, simushyire mu kazi kamuvuna cyane kuko hari igihe bafite intege nkeya.
ubuyobozi bw'ibanze muri utu turere n'imirenge Duhame Cadre ikoreramo nibo bafatanyabikorwa b'ibanze kuko nibo Duhame Cadre inyuraho kugira ngo imenye abaturage ishyigikira abari bo. Muri rusange bishimiye imikoranire y'izo nzego zombi kandi na Duhame Cadre inogewe n'ubwo bufatanye. Icyo Duhame ikora irajya muri za nkingi enye za guverinoma, iri mu murongo za nkingi za guverinoma. Nta nkunga yaruta abantu baza bashyigikira ubuyobozi buriho kugira ngo bugire icyo bugeza ku baturage. Inzego z'ibanze ibyo dukora byose dufatanya n'ubw'inzego z'ibanze. Bariya abayobozi b'inzego z'ibanze batowe n'abaturage baharanira amajyambere y'icyaro nk'uko Duhame Cadre natwe duhana amajyaro. Akazi kari tuga abantu batishoboye, abo bantu bose inzego z'ibanze badufasha kubareba no kubatwereka. Ubonye rero inzego z'ibanze Duhame Cadre turakwana cyane mu gushyira mu bikorwa imishinga yacu yose. Inzego z'ibanze turakorana cyane n'imishinga dukoze turabanza tukabishyikiriza tukayiganiraho mbere ko itangira. Ikindi ibyo dukora byose tubaha raporo. Dushimishwa n'imikoranire n'inzego z'ubuyobozi cyane cyane inzego z'uturere n'imirenge. Icyo twabasaba no ko bakomeza kujya batwunganira kuko tuzuzanya dusenyera umugozi umwe. Abatuye icyaro aribo bagenerwabikorwa b'iyi mishinga itandukanye ya Duhame Cadre hari ubutumwa bagenewe mu gihe cy'umusozo w'iyi mishinga. Ubutumwa naha abagenerwabikorwa ba Duhame Cadre ni ugucunga neza ibyo bagejejweho n'iyi mishinga. Nasaba abagenerwabikorwa ba Duhame Cadre ko ibyo twabigishije byose babyigisha abandi, bakabigeza ku bandi mashyirahamwe, ku bandi banyamuryango b'amakoperative batashoboye kugezwaho aya mahugurwa. Abakozi ba Duhame Cadre b'ingeri zose cyane cyane abakorana n'abagenerwabikorwa ku buryo butaziguye ni inkingi itajegajega ibikorwa by'umuryango bishingiyeho. Ishimwe ni iryabo kuri ibi byose byagezweho. Abakozi ba Duhame Cadre ndetse n'abanyamuryango ba Duhame Cadre ni abantu nshima cyane kuko nibo Duhame Cadre ishingiyeho. Nk'abakozi rwose nabashishikariza kugumana umurava basanganywe wo kwitanga, bagakora ku buryo bwa gihanga kandi bakorana ubunyangamugayo no kwitangira umurimo. Nicyo kiranga abakozi ba Duhame. Abanyamuryango ba Duhame Cadre nabo baradufasha cyane muri byose kuko nibo rwego rukuru rwa Duhame Cadre. Duhame Cadre kandi irashimira byimazeyo abaterankunga bose bayiteye ingabo mu bitugu mu kugerageza gusohoza inshingano yihaye yo kurwana ku bakene batuye icyaro. Mu baterankunga navuga nka Oxfam Novib, tukavuga Fred Zome, tukavuga CHF USAID, hari Global Fund, hari Troker Rwanda, hari Protos, hari IREX, hari Union Européenne, ntibagiwe n'amakolektif y'ama-ONG nka CSWIB, Plateforme de la Société Civile ndetse na Pagoro. Abo bose ni abantu dushimira cyane. Tukaba twabasaba ko bakomeza gutera inkunga Duhame Cadre kugira ngo ikomeze iteze imbere icyaro mu nzego zitandukanye. Duhame Cadre irashimira byimazeyo abafatanyabikorwa n'abagenerwabikorwa b'imishinga yayo inyuranye nabo bose bateye inkunga y'amafaranga cyangwa iyindi kugira ngo ishyirwe mu bikorwa. Ntiyakwibagirwa kandi abakozi bayo bose bitanze kugira ngo iyi ntambwe igerweho. Şurada aşağıda kemerden gibi şarjı koyarsanız, uzandım, hakaret edin, bıçak